Mwiriwe tariki 13 z'ukwezi kwa munane umwaka wa 2026 kuva imirwano yatangiye kuva ku munsi w'ejo tariki 12 ibintu bikomeje guhindura isura cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Benshi batunguye cyane n'imirwano iremereye cyane ikomeje kuhaba, ariko atari imirwano gusa yabatunguye, ahubwo n'uburyo Wazalendo na FARDC bari kwihagararaho ku mirongo y'imbere ku rugamba bitandukanye n'ukuntu minsi yashize barwanaga bakoraga ibitero. Uyu munsi bongeye kugaragaza noneho isura nshyashya, bagaragaye ko ari Abazalendo bashya, ari FARDC nshyashya, muri make ku mirongo y'imbere ku rugamba. Babandi ba kera sibo baje, kuko ibyo bari gukora ni agatangaza. Wazalendo muri Kalehe na FARDC bihanije 23 niko bavuga. M23 izinga ibirago igenda yirukanka kibunuma amaguru bitewe n'uduce yari mazemwe iminsi bagabizemwo ibitero, maze bakaza kubyigarurira ibyo bice nyine, bikarangira Wazalendo na FARDC bavuze bati olingate mubyange cyangwa se mubyemere, ntabwo imbaraga twahawe muri iyi minsi, ntabwo ubushobozi twahawe muri iyi minsi ari ubwo kotsa ibigori, ahubwo nubwo kurasa umwanzi tukamushyiraho umututu w'imbunda akirukanka uduca akadusiga. Ndakubwira ibya kino gitero uko bizagenze muri Kalehe ndetse nyirizina imbaraga zakoreshejwe n'uburyo byagenze. Ariko kandi hari uduce ngo M23 yambuwe turimo na Ziraro. Aba n'abaturage bo muri Ziraro na Lumbisi habereye ibidasanzwe ngo Abazalendo bagiye kubohora, habaye rekipele, bakoresheje imbaraga zabo za gisirikari. M23 bayirukansa, ariko sitwo duce gusa twafashwe na Wazalendo na FARDC, ngahubwo no imidugudu myinshi akikije bamaje gukorera gatendo. M23 yari izi neza yuko wenda ishobora kuzakoresha uburyo bwa gisirikari bugezweho igahangana n'abantu Bazalendo, ikaba yabona insinzi imbere yabo. Ariko ngo ntabwo ariko biri kugenda. Wazalendo birimo kugaragara neza cyane ko ifite uburyo bushyashya bw'imirwanire, cyangwa se ikoresha imbaraga nshyashya ku mirongo y'imbere ku rugamba, ngo ikore igitero cyihariye cyane ku rugamba nk'uko byagaragajwe. Ibyo rugamba aho ngaho muri Ziraro uko byagenze, ndetse n'uko duce twigaruye na M20 twigaruye na FARDC batwambuye M23, turatugarukaho kamwe ku kandi, uko imiterere yo ku rugamba byifashe byose turaza kubigarukaho. Ibyo byonyine turagarukaho muri Walikale. M23 yambuwe uduce tubiri nyuma y'imirwano ikomeye na Wazalendo. Aho ngaho muri Walikale ho byagenze gute navyo urabimenya. M23 yamaganye ibitero yagabweho byose ngo byari bikomeye, ariko bivuga yuko ibitero byibasiriye ingo z'abasivile, ndetse yemeza ko nayo igiye gutangira ibikorwa bikomeye cyane byo kwihaniza cyangwa se kwihorera kuri bino bikorwa za FARDC na Wazalendo, bitarimo guha agahenge ibice M23 igenzura, bikarangira aba FARDC bakoze ibikorwa ngo bibi cyane ku baturage bari mu bice bya M23. Ibyo rero M23 yavuze ko igomba kubyishyura byanze bikunze, igomba guhagurukana imbaraga zidasanzwe ikaza kwihaniza, kandi byange bikunde hagaba hari igikorwa gihambaye ngo kigomba gukorwa kugira ngo FARDC itazasubira gukora ibyo yakoze. Wazalendo yageneye ubutumwa M23, ubwo butumwa nabwo tubugarukaho. Wazalendo imaze gutangaza mwanya muto ushize, aho ivuga ko yabutangarije Kalehe aho maze kwigarurira. Mu mashusho bagaragaje neza ngo ubutwari bwabo, ndetse abwira M23 mwitondeye cyane, ntabwo abasore ba Wazalendo tujya dukina, ntabwo tujya dutinda mu makorosi iyo twiyemeje kurwana no kurwanira ishema ryacu, tubizamo kandi ni mu mbaraga dukoresha uburyo na strategy zose zikwiriye kugira ngo urwo rugamba turutsinde. Niko iyi Wazalendo na demokarasi ya Congo ibiri kuvugwa muri kino gihe, cyangwa se nkuko nanone rimaze
hari kuvugwa intambara itoroshye hagati M23 FC mu gitondo cyabasi bifitwe n'ingabo za Repubulika. Ibitero ibinyamakuru byo na M23 bice rero ngo nizo M23 gabye igitero maze imirwano itangira ubwo ngubwo muri iyi mirwano. Rero nkuko amakuru aturuka mu gisirikare abivuga, inyeshyamba zakoresheje ibisasu biremereye mu gutera ibisasu muri iyi miji bagamije guhatira FARDC kuva mu birindiro byabo. Mu gusubiza ibitero FARDC yashoboye gukumira inyeshyamba mbere yo kuzisubiza inyuma, nkuko amakuru menshi aturuka muri ako gace abivuga. Uko byagenze, M23 yazanye igitero gishobora kuri FARDC. FARDC iri mu gace indani ka Kalehe muri position zabo. Hanyuma FARDC bakigabwaho igitero aho kugira ngo birukanke bahita umunsi umwe mbere yaho kuwa kabiri yarushi ikaburungu gace iyo iturutse hagiye kuba urugamba rimwe na rimwe ukaba banayambura ibyo bice bya M23 yaturutse nko FARDC bavuga ko urwo rugamba ariko ruri kugenda buretse. Twumvishe ibitangazwa n'uruhande rwa leta ya Kinshasa nuko ibi bitero wabishyira ku mutwe wa M23 nka sebayazana wazo, uko ari ibitero bikomeje kwibasira ba nyirabayaza cyangwa se bikomeje kwibasira abantu batari bakeya, bikomeje kwibasira inzirakarengane nyinshi, bikaba bitera igihombo gitoroshye ku ba civil ku buzima bw'inzirakarengane. Ari nako kandi nanone abantu bose bakomeza kwibaza ese FARDC na wazalendo niba none muri iyi minsi kurwana gutya mbere bye byaragenze gute, kuko urebye umurwano uba ukozwe bagutunguje igitero ukirwanaho ugasubiza inyuma waguteye ukaba ushobora no kumwambura agace runaka yagurukiyemo, yongera kugaragaza neza cyane imbaraga za gisirikari zitandukanye nuko mbere neza. Hanyuma nkuko bikomeza kuvugwa n'ibinyamakuru zo muri Congo, hari ibitero bikomeye cyane byahanganywe cyangwa se byarwanwe na FARDC. FARDC kamagana icyo ivuga ko ari ubushotoranyi no kutubahiriza amasezerano ya Washington na gahunda ya Doha, kuko ibiri gukorwa ngo ni ibitero biri gukorwa nkana hirengagizwe aya masezerano yombi Washington ndetse na Doha, bikaba bikomeje kugaragaza neza cyane ko hari umwuka mubi w'intambara ushobora gukomeza gututumba muri kare karere kose muri rusange. Gusa
tukivuga ku z'ibice byarwaniwemo n'ibice byigaruriwe. Aya mashusho ubona n'ay'abasivili yafashwe none tariki 13 z'ukwezi kwa munane mwaka wa 2026 ngo abaturage b'abakongomani bo muri ibyo bice bishimira kuhagera kwa Wazalendo no kuva mu kwa 2023. Ngo tubizi ko abaturage b'abakongomani ufasha agace bamwakirana impundu ndetse n'imbyino. Ibyo ngibyo ni bidatungurana cyane, ariko abandi bakavuga yuko ngo bigaragaza uburyo bari barambiwe ubutegetsi bwa 2023 cyangwa se ubugenzuzi bwayo, bishimiye kugaruka kwa FARDC ndetse na Wazalendo, kandi ngo ubu ngubu ibintu bigiye kugenda neza aho ngaho muri utwo duce. Ni umujyi wa Numbi uherereye mu karere ka Ziraro, ni muri Sud Kivu, muri province ya Kivu y'Amajyepfo nyine, wagenzwe n'abarwanyi ba Wazalendo kuri uwa kane tariki 13 Kanama, nyuma y'imirwano ikomeye yahuje abarwanyi ba Wazalendo na FC 23 barwaniye muri kara gace ka Numbi. Numbi ni agace k'ingenzi cyane hariya muri Ziraro. Muri kare ubundi ari uduce tuba turemereye kurusha utundi. Numbi nako ni kamwe mu duce tw'ingenzi cyane, ufite ubugenzuzi bwuzuye muri iriya locality cyangwa se muri kiriya cyerekezo cya Kalehe, nko gushimangira cyane cyane uburyo kugenzura kariya karere ka Kalehe cyangwa se katukite ako bakita na gace ka Kalehe, ukagenzura bikorohera cyane Wazalendo, kuko nimba bafite Numbi bakafite imidugudu ikikije muri Ziraro, rongera kwerekana neza cyane ko 2023 kubona ubugenzuzi bwo kwirukana FARDC na Wazalendo muri biriya bice byanze by'abayezelu sufuri bayirukanganye agace bakinjamo abaturage, ngo ni ikizibiti cyangwa se ni bihamya bigaragara neza cyane ko agace ngo kari total control cyangwa se kabaye récupéré warwanya Wazalendo na FARDC bakambuye M23 nk'uburyo budasubirwa bwo kongera kwagenzura cyangwa se kwashyira imikorere yabo. Ibibazo by'umutekano ku butaka bikomeje kuba bibi cyane kandi bitera ubwoba, by'umwihariko cyane cyane ku mivurungano mishya ishobora kuvuka bigatuma abaturage bamwe bashobora guhatirwa guhunga, nubwo hari abandi bari kwishimira cyane cyane ko Wazalendo igarutse. Ariko mu gihe imirwano itari yarangira baba bafite n'ubwoba ko ibitero bishobora kongera kubajyamo, hanyuma ibisasu bitarobanura bikagwita ku ngo zabo agapfa benshi. Ari niyo mpamvu n'ubundi ubwoba butabura muri bo. Gusa ariko bagaragaje muri ubwo buryo FC 23 yoshinja Congo igisekeri cyayo nkafatiye ko gwaba Kanama mu turere twinshi two muri aka cyane cyane muri Lumbi maturage M23 kayirasa hagwa abaturage batari bakeya. Bikomeza bivugwa gute? Nkuko umuvugizi w'uyu mutwe yabitangaje yitwa Lawrence Kanyuka, ibitero ngo byateje impfu nyinshi z'abaturage ndetse bitera n'iyimuka ry'abaturage benshi bava mu zabo bahunga iyi mirwano itoroshye, kuko kandi byongera gushimangira cyane cyane ubugenzuzi bwabo. Mbere gato ko nsobanura itangazo rya 23 rimaze gutangazwa uburyo ngo bahuye n'uruva gusenya rutuka kuri FARDC n'uburyo ngo agiye kuza kubihoreraho, kamaze mujyane muri Walikale naho na gace gateganye n'aka gace, ariko wumve nanone localité zaho ngaho ibyazibayemo ndetse n'izina nuko wakumva ibijyanye n'ibitero bidasanzwe biri gukorwa muri ziriya nzira cyangwa se ibitero bikomeje kubera muri kara karere, ingaruka biri guteza ku basivili cyangwa se ingaruka biri guteza ku batuye muri kara gace nyirizina, n'uburyo ngo ari byo kwamaganira kure ku rwego rudasanzwe ku buryo bukomeye,
kuko ngo bikomeje guteza ubwoba abatuye muri kara karere. Utimeze gute rero? Nkuko bitangazwa muri Walikale, M23 yambuwe uduce tubiri. Ni kwa gatatu tariki ya 12 Kanama habaye imirwano hagati ya Wazalendo n'inyeshyamba za F23 mu mudugudu wa Kazuba uherereye mu gace ka Banasuka mu itsinda rya Kisimba, ni mu gace ka Walikale n'ikivu y'amajyaruguru, nkuko amakuru menshi yo muri ako gace abivuga. Igitero cyatangiye agana saa 4 z'umugoroba ku isaha yo muri ako gace, ubwo Wazalendo yagabaga igitero ku ibirindiro zigaruriwe n'inyeshyamba za M23 muri ako karere. Hanyuma ibitero ubwo nyine guhangana gutangira uko nguko. Amajwi y'amasasu akomeye nayoroheje yumvikanye mu gice cya masaha menshi, bitera ubwoba abaturage. Imbunda zashenye ibice bitandukanye kandi ikotsoraniro ryazo ryateye ubwoba abaturage bitewe n'uburyo ibisasu byaturikaga. Abantu bakagira ubwoba, bamwe bagahunga bava mu ngo zabo, bamwe bahungira mu mashyamba, abandi bajya mu midugudu ikikije kano gace kakazuba kakubitwagamo ibisasu byinshi nyirizina. Aya makuru avuga ko igihe cy'imirwano abarwanyi Wazalendo bashoboye kwirukana abarwanyi ba M23 mu birindiro byabo. Nyuma yo gufata aka gace, inkambi zivuga ko ari iza M23 zahise zitwikwa. Kuri iki cyiciro nta mibare yizewe y'abapfuye yashyizwe hanze, gusa amakuru ku rupfu cyangwa se inkomere iracyakomeje gukorwaho iperereza, bishobora gutungurana amasaha ari imbere, haba ku ruhande rw'abaturage no ku ruhande rw'ingabo zo ku mpande zombi. Wazalendo ivuga yuko pozisiyo za M23 izo barikoreragamo ubu ngubu bazambuwe, M23 nyine yazambuwe, hanyuma izo pozisiyo bagahita bazitwika, barazishumika burundu, bati turabimuye sha, mwebwe ntago mwakomeza ko muri izo pozisiyo, nimugende ubutareba inyuma. Abandi bati tikitaka peke paka tugiye kwitegura kuzagaruka, imbaraga ziremereye nyine ugukubise uyu munsi turemera, natwe ejo dushobora kuzagusekura. Na Wazalendo ariko ngo bari amavuba akavuga ko badashaka kuzongera gusubira inyuma, ariko so bwa mbere bavuga ibyo ngibyo nyuma bakabakubita bakabakumbura uduce M23 ikatujyamo. Nyuma y'imirwano yo kuwa gatatu ikazuba habaye ituze rikeya kuri wa kane tariki 13 Kanama, ariko aka gahenge karacyari gake. Mu gihe cy'ibyumweru byinshi haba imirwano ikomeye hagati impande zihangana muri cya cyerekezo, n'ubu uyu munsi hatumvikanye ibisasu bitewe no kwishimira kuba bakigaruriye kano gace kakazuba, ndetse no kwema M23 nahise itera igitero cya offensive kugira ngo bongere bisubize kano gace. Ngo ituze uyu munsi ryagaragaye na masasu yumvikanye umwanzi bamwimuye, kandi bikagaragara neza cyane ko ari n'ibikoresho bimwe na bimwe bafatiye muri izi nkambi za gisirikare za M23 ahangaha muri Walikale. Ibaye muri Kazuba mu gace ka Groupement Kisimba gakomeje kuba kamwe mu duce twagizwe ingaruka n'umutekano muke muri Walikale. Intambara hagati ya Wazalendo na F23 zimaze kuvugwa muri aka gace vuba cyane cyane mu duce twinshi, bigatuma abaturage bava mu zabo ndetse bikanahungabanya ubuzima bwa buri munsi bw'abatuye muri kara karere. Ari nako nyine imirwano nyirizina ikomeza kuvugwa, kandi ikaba iteye ubwoba abaturage batuye nyirizina muri ako gace, kuko bishimangira cyane cyane ko ataraboneka ituze ryuzuye muri kara karere ka Kazuba cyangwa se muri Walikale nyirizina, muri tware ya Walikale. Abaturage bakazuba n'uturere tuyikikije ni icy'ingenzi ngo no kugarura umutekano no gusubira mu ngo zabo, ariko kutagira garanti y'umutekano urambye bitera ubwoba bw'uko imirwano ishobora kongera kubura, n'ubundi bagasiragira birukanka bahunga uduce twabo bitewe n'imirwano ibitoroshye ibasatira buri munsi aho bituriye. Nk'ubwo nyine nimba Wazalendo ihafashe, birashoboka cyane cyane ko M23 ishobora kongera gutera n'ishaka kwisubiza ku gace, bikarangira icyitwe mu Rwanda cyo kingiye kuba isibaniro ridasanzwe muri ako karere, bikarangira agahenge bari biteze ko gagiye kumara iminsi katamaze n'amasegonda, ahubwo imirwano igakomeza kumvikana cyane. Niyo M23 nayo yamaganye ibitero ikomeje kugabwaho na FARDC. Ibi bitero M23 ivuga ko ari ibitero byibasira abasivile kandi ari ibitero bibi cyane, kweshwamo imbunda za rutura, nibyo FARDC imaze iminsi izikusanya. Kuri wa gatatu tariki 12 Kanama, dore icyo Lance Kanyuka yanditse kuri X ati: guhera saa 12:45 z'umugoroba ingabo z'ubutegetsi bw'i Kinshasa zagabye ibitero bikomeye cyarimwe ku duce twinshi dutuwe cyane two mu gace ka Kale, harimo Lumbishi, Cyambombo, Cyamatale na Gasovu. Akomeza agira ati:
ibisasu byahitanye abantu benshi ndetse bituma abaturage benshi bahunga amazu yabo, bityo bikurura abandi baturage kwimuka ku ngufu badafite aho kurambika umusaya. AS23 yongeye kwemeza ko yafashe icyemezo cyo kurenkira abaturage b'abasivile no gufata ingamba zose zikenewe kugira ngo ibitero bihagarare kandi tubungabunga umutekano w'abaturage. Laurence Kanyuka washimangiye cyane cyane ko icyo bashyize imbere ari ukurinda ubuzima bw'abasivile muri kara karere ka Kalehe gakomeje kuberamo imirwano, akavuga yuko ibitero bizakozwe zina M23 yaje kubona neza ko intambara izatutumbukamo byange bikunde. Igihe babonaga ibikoresho byinshi ruhumbirajana bimanuka muri Hombo bituka muri Walikale, ibyavuga muri Walikale byaga biturutse Kisangani byazanywe na za ndege za MI28 zasukaga nabyo Kalehe ngo niho M23 ikabona neza ko ziteye icyugazi ngo bajye kuzirasa, bikarangira basanze abasore n'inkumi FARDC wazalendo baripanze byeruye, birangira babirukankanye agace ka Numbi kajya mu maboko ya FARDC mu buryo buhambaye. Nka kwa kundi bavuga ngo wirukankana inyamaswa cyane rimwe na rimwe ukayimara ubwoba. Ngo ibingibi nivyo bibaye kuri M23 yirukankanye FARDC. Izi neza ko FARDC yenda izagira ubwigira ubwoba igatinya kurwana na M23. Ivy'intambara rero ukurikije amakuru ya nyayo akomeje gutangazwa cyangwa se uko bikomeje kuvugwa
ku mirongo y'imbere ku rugamba muri kariya karere, bisa na bazanye ibikoresho byabo ndetse nabo ubwo bakaba ari benshi muri iki cyerekezo. Birasaba ayo M23 imbaraga nyinshi kugira ngo ba dislodging cyangwa se birukankane FARDC na Wazalendo barekure utu duce. Ni Wazalendo yesi igenera ubutumwa M23 eteko sha n'ubundi munsi muzayimenye neza, twebwe Wazalendo waza turi tayari kurengera ubusugire bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, kwibwira ko mushobora gutera mugafata ibice bya Repubulika ya Demokarasi ya Congo muvane y'amaso. We are ready, turiteguye kurengera ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni itsinda rishyira ifatanya na leta ya Congo nyine kurwana. Umva ibyo batangaje babwira M23 n'abaturage basivile bose bo muri Congo. M23 yabwiwe na Wazalendo amagambo akomeye, bagize bati abazare nyirizina muri ubutumwa bwabo. Iyo mvuze ngo ndi kuvugira SM Voilà, nous sommes présentement au Sud Kivu, en territoire de Kalehe, plus précisément dans le groupement des Iralo. Nous, en tant que Wazalendo, tel que je l'ai dit en version Swahili, nous sommes mis debout, nous sommes levés pour défendre ou, disons, défendre l'intégrité territoriale de notre pays. C'est-à-dire quoi? L'ennemi a attaqué notre pays en général. Nous sommes élevés contre l'ennemi. Et j'espère que les exploits que nous sommes en train de mener depuis que la guerre a commencé, je sais que la plupart de la population congolaise connaît ce que font les Wazalendo aujourd'hui. N'eût été nous les Wazalendo, oui, soutenus par notre gouvernement, soutenu par les FARDC, n'eût été nos efforts, notre détermination, j'espère que l'ennemi serait déjà à la porte de Kinshasa. Généralement, je peux demander à la population congolaise d'être derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soutenir les Wazalendo, puisque n'eût été le soutien de la population. Moi, je pense que notre pays serait déjà entre les mains de l'agresseur. Avec le courage que nous avons, nous n'allons pas dire que non, nous n'allons pas combattre puisque nous n'avons pas de numéro matricule, nous ne recevons rien comme salaire. Nous sommes des volontaires, nous sommes mis debout, nous sommes levés, nous sommes mobilisés pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. C'est ainsi que je peux demander à la population congolaise en général d'être derrière nous prêter main forte pour que cette guerre soit gagnée. Et nous avons la foi, nous avons confiance à notre président. Et d'ailleurs, je l'ai dit même en version qui soit notre président, moi je le considère comme un envoyé de Dieu. Il est venu pour sauver cette république. Il est venu pour sauver cette nation en péril. Mon analyse en tant que patriote, je crois qu'avec ce président que nous avons aujourd'hui, au nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je sais qu'après cette guerre, le Congo sera prospère. Et je suis sûr et certain que cela va nous arriver ici. Pas beaucoup de temps. Moi, journaliste, je peux vous donner dans une période très courte, cette guerre va prendre fin. Et le Congo sera prospère. Les Congolais vont jouir de leur pays, de leurs ressources naturelles. Et tout le monde sera vraiment très à l'aise. Il y a beaucoup de nos frères qui sont égarés. Aujourd'hui, ils sont dans le rang de l'ennemi. Je peux leur envoyer ce message, qu'ils prennent conscience de tout ce qu'ils sont